Yes, abanyarwandakazi aho muri hose, yaba ari abari mu Rwanda, yaba ari n'abari mu bice bigiye bitandukanye biri hirya y'u Rwanda, mwese ndabasuhuje kabisa, abari Canada, abari muri Kenya, abagiye bari mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane n'aba diaspora nibo navugaga. Murimo murakurikira ino video, uyu ni Shiba y'u Rwanda nk'ibisanzwe muri kureba kuri live. Ewana kakanya ubu ngubu nagiye ku rukiko rw'Inyamirambo kumenya ngo urubanza rwawe uzaba kiriho Spiri ari we witwa Jihad na Ishimwe Patrick ukunzwe kwitwa Pazo, ndetse no witwa Kwizera Nesta bakunda kwita Papi. Ubu ngubu gutya ewana ndi ku rukiko, ndi live nka Shiba wanyu w'u Rwanda kabisa. Umva ubu ngubu dufite amatsiko, abanyarwanda twese turi kwibaza ngo haraza kuvamo ikihe gisubizo, turi kwibaza ngo haraza kuvamo iyihe myanzuro. Mbese umva ibintu birashyushye, twahangayitse, twashyushye, twatogose. Abanyarwanda twese turi kuvuga ati Mana ubabarire ba Jihad batahe batangira umwaka wa 2026 bari hanze. Mbese ubu ngubu twahangayitse ku buryo mutabyumva rwose. Uko niko kuri mbahaye, ndi live nagiye kumenya ngo uru rubanza rurarangira gute, mu gihe bari kuruburanishiriza mu karere ka Kicukiro, ariko rukaza kuza kwimurirwa Inyamirambo ku itariki 29 z'ukwa 12 2025, nibwo rwimiriwe muri Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ubwo rero bakaba bari baburanye icyo bita ubujurire bw'iminsi 30 cyangwa se procedure y'iminsi 30. So guys, rero ubu ngubu reka turebe ngo haravamo iki muri uru rubanza rwa Jihad, aho aregwa n'uwo Rizagwira Florian ari we Yampano w'umuhanzi. Ewana guys, reka turebe ngo biraza kuza kugenda gute, turebe ngo biraza kuza kurangira gute. Nk'abanyarwanda twakifuza ko bari abana b'abahungu bakongera kugaruka muri sosiyete nyarwanda, cyane ko Jihad kugira ngo ashobore imageragere birimo biramugora cyane, birimo biramugora ku rwego rwo hejuru, aho yanavuze ko ari no kurwara cyane. So rero ngayo nguko rero duhuriye muri comment tuza no kureba ngo biraza kugenda gute. Ndaza kujya ngenda mbamenyesha, ngenda mbabwira igikurikiye n'icyavuyemo. Uyu muri kureba kuri kamera cyangwa se kuri video niwe Shiba y'u Rwanda n'abanyarwanda bose muri rusange. Wakibaza ngo ese noneho byagenze ute kugira ngo noneho ngaragare ku rukiko? Rwose nahagaragaye, rwose ngiye nkunda buriya filime irangira, ntabonye nkunda amasizoni. Uru rubanza rugeze kuri finali, niyo mpamvu nabashije kugera hano, impamvu nageze kuri uru rukiko kugira ngo menye umwanzuro uvamo. Ntabwo nishimiye ko bari abahungu bafungwa, ntabwo nigeze mbyishimira. Niyo mpamvu nageze ku rukiko noneho kugira ngo menye ngo finali noneho ni iyihe. Ntabwo nigeze nishimira ko bari abantu bafungwa, ntabwo nigeze mbyishimira. Ndi kubaza nimba ufite telefone ariko yishyira mu mbuga ifata ibintu byinshi. Iyi ngiyi ya Airtel.